Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo abantu bamaze iminsi badukurikirana bo mu Rwanda no mu bihugu bidukikije muri Kongo, mu Burundi, muri Uganda, muri Kenya na Tanzania ndetse n'abantu bari muri Amerika no mu Bubiligi no mu Faransa no mu bindi bihugu bitandukanye ntavuze. Maze iminsi bidukurikira, Imana ibaha umugisha. N'abantu bateye komanteri batubwira baduha courage, Imana ibaha umugisha. Uyu munsi ndagarutse ninge Mukabutera Goreti, nari maze iminsi ntaheruka kuza, ariko uyu munsi ndagarutse, hari message mbazaniye iturutse ku Mana. Tugiye gusenga kugira ngo mbagezeho ubuhanuzi Imana yampaye burebana n'abantu batuye ku isi. Mwami Yesu Mana ishobora byose, ijambo ryawe ngiye kuvuga urinyanyagize mu mitima y'abantu bawe waremye mu izina rya Yesu. Ntaba ari ngewe ahubwo ari wowe ugaragara, kuko uri Imana ishobora byose. Byose mbisabye nizeye izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Zefaniya, kugira ngo mwumve icyo Imana irimo kudushakaho muri iyi minsi. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Zefaniya igice cyaho cya mbere duhere ku murongo waho wa 14. Haravuga ngo umunsi ukomeye w'Uwiteka uri bugufi. Umunsi ukomeye w'Uwiteka uri bugufi, ndetse umuhindo wawo ugeze hafi kandi urihuta. ndetse umuhindo wawo uri hafi kandi urihuta. Intwari irataka inyinyiriwe. Intwari irimo irataka inyinyiriwe. Uwo munsi ni umunsi w'uburakari. Uwo munsi ngo ni umunsi w'uburakari. Ni umunsi w'amakuba n'umubabaro. Ngo ni umunsi w'amakuba n'imibabaro. Ni umunsi wo kurimbura. Ni umunsi wo kurimbura no kwangiza. no kwangiza. Ni umunsi uri mu mwijima. Ni umunsi uri mu mwijima n'ibihu. n'ibihu. Ni umunsi w'ibicu. Ni umunsi w'ibicu n'umwijima w'icuraburindi. n'umwijima w'icuraburindi. Ni umunsi wo kuvuza impanda n'induru. Ni umunsi wo kuvuza impanda n'induru. Bivugira imidugudu y'ibihome n'iminara miremire. Bivugira imidugudu y'iminara n'ibihome birebire. Nzihebesha abantu. Nzihebesha abantu bagende nk'impumyi. bagende nk'impumyi, kuko bacumuye ku Uwiteka. kuko bacumuye ku Uwiteka. Kandi amaraso yabo. Kandi amaraso yabo azaseswa nk'umukungugu. amaraso yabo azaseswa nk'umukungugu. N'imibiri yabo. N'imibiri yabo itabwe nk'amayezi. n'imibiri yabo itabwe nk'amayezi. Imana nidutabare. Nayo magambo Imana yampaye. Ubu n'ubuhanuzi bureba umuntu utuye isi. Burandeba, bukareba umugabo wanjye, bukareba umwana, bukareba unkomokaho, burareba umuntu wese waremwe n'Imana. Imana yambwiye ngo Mukabute, aya magambo uyangereze ku bantu, ubamenyeshe ibigiye kuba muri iyi si. Bigiye kuba muri iyi si ni ibintu bikakaye, ni ibintu bimanukiye isi. Kubera iki? Imana yagize uburakari kubera ibyaha abantu bakoze. Kubera ibyaha abantu bakoze. Ni kenshi Imana yagiye itumaho abantu ngo bisubireho bahindukire bave mu byaha, ariko baranga. Imana rero yambwiye ngo bamenyeshe ko umunsi w'Uwiteka uri bugufi. Waje umunsi w'Uwiteka uri bugufi. Umuntu yakibaza ati se Mukabute ibyo wabikuye he? Nge n'Imana yabimbwiye. Yambwiye ngo babwira aya magambo. Bibabwire, nta kintu nzakora. Nta kintu nzakora ku mwana w'umuntu naremye ntamutumyeho. Ntamubwiye ibigiye kuba. Imana yambwiye ko ntagira amagambo menshi sobanura. Ndavugamo ibintu bigeze kuri 3. Ongera usubiriremo tuyatangire noneho umwumve. Zefaniya igice cya mbere umurongo waho wa
14 haravuga ngo umunsi ukomeye w'Uwiteka uri bugufi, umunsi ukomeye w'Uwiteka uri bugufi, ndetse umuhindo wawo ugeze hafi kandi urihuta. ndetse umuhindo wawo ugeze hafi kandi urimo kwihuta. Intwari irataka inyinyiriwe, ngo n'intwari irimo gutaka inyinyiriwe. uwo munsi ni umunsi w'uburakari. Uwo munsi ni umunsi w'uburakari. Ndagira ngo mbwire abantu batuye isi, uwo munsi ni umunsi w'uburakari. Komeza. Ni umunsi w'amakuba. Ngo ni umunsi w'amakuba. Ndagira ngo nkubwire wowe utuye isi, dore amakuba araje. Komeza. Ni umunsi w'umubabaro. Ngo ni umunsi w'umubabaro. Ni umunsi wo kurimbura no kwangiza. Ngo ni umunsi wo kurimbura no kwangiza. Ni umunsi uri mu mwijima n'ibihu. Ngo ni umunsi uri mu mwijima n'ibihu. Ni umunsi w'ibicu n'umwijima w'icuraburindi. Ngo ni umunsi w'umwijima w'ibicu n'uw'icuraburindi. Ni umunsi wo kuvuza impanda n'induru. Ngo ni umunsi wo kuvuza impanda no kuvuza induru. Bivugira imidugudu n'ibihome n'iminara miremire. Ngo bivugira imidugudu n'ibihome, umwuka w'Imana basobanurire. Ngo n'iminara miremire. 17 Nzihebesha abantu bagende nk'impumyi. Ngo nzihebesha abantu bagende nk'impumyi. Kuko bacumuye ku Uwiteka. Kuko bacumuye ku Uwiteka. Kandi amaraso yabo. Ngo kandi amaraso, ndagira ngo mvuge ku kintu cyitwa amaraso. Imana yambwiye ngo vuga ku ijambo ryitwa amaraso. Amaraso ngo agiye guseswa, niko havuga. Ngo agiye guseswa. Umva ye mama, umva yewe papa, umva ye muko, umva yewe mukabutera, umva yewe mugabo wawe nge. Ngo amaraso ngo agiye guseswa, niko Imana yambwiye. Niko Imana yambwiye. Yambwiye ngo nugera ku kintu cyitwa amaraso, uvuge ngo amaraso agiye guseswa. Ngo yandi magambo ngo sinyasobanure, umwuka w'Imana basobanurire. Komeza. Amaraso yabo agiye guseswa nk'umukungugu. Ngo agiye guseswa. Umva yewe muntu utuye isi, ubu uri umuntu ukomeye, ube woroheje, ubu uri umuntu ukize, ubu udakize, ubu uri umuntu muremure, ubu utari muremure, ubu uri mugufi, umva uko Imana irimo kuvuga. Iravuga ngo amaraso ngo agiye guseswa ngo nk'umukungugu. Ngo agiye guseswa. Komeza. N'imibiri yabo itabwe nk'amayezi. Ngo n'imibiri yabo itabwe nk'amayezi. Imana yambwiye ngo muri ayo magambo nguhaye mukabute, nugera kuri uwo murongo ngo wibande kuri uriya murongo uvuga ngo amaraso yabo ngo agiye guseswa ngo guseswa nk'umukungugu, niko havuze. Yego. Ngo nk'umukungugu, ngo n'imibiri yabo ngo ngigenze ite? Itabwe nk'amayezi. Itabwe nk'amayezi. Imana nidutabare. Umuririmbyi yaravuze ngo kudakorera Uwiteka bigishoboka. Ngo kudakorera Uwiteka bigishoboka ngo ni igihombo kinini. Imana ni kenshi yabatumyeho, ituma abagabo, ituma abagore, ituma abakobwa, ituma abagufi, ituma abarebare, ituma ibikuri. Iravuga ngo tuve mu byaha, tuve mu bibi, tuve mu byaha bitandukanye, dutandukane n'ikibi twarabyanze. Ariko dore ngo umunsi ukomeye w'Uwiteka ukugezeho. Musome uko mubyumve ngo ni umunsi w'amakuba n'umwijima uzaba urimo. Imana idutabare. Ni kenshi Imana yagiye idutumaho, mwisubireho, muhindukire, mugabo hindukira, mugore hindukira. Ngero usubire mu murongo wa 17. Nzihebesha abantu bagende nk'impumyi. Ngo nzihebesha abantu bagende nk'impumyi. Kuko bacumuye ku Uwiteka. Ngo kuko bacumuye ku Uwiteka. Kandi amaraso yabo azaseswa nk'umukungugu. Ngo kandi amaraso yabo azaseswa nk'iki? Ngo nk'umukungugu. Imana nidutabare. Muri iyi minsi, uyu munsi duhagazemo, uyu munsi nushaka witekerezeho, ejo ntago uzi uko bizaba bimeze. Ngo kandi imibiri yabo ngo izagira gute? Itabwe nk'amayezi. Ngo izatabwa nk'amayezi.
ifeza n'izahabu zabo ngo ifeza n'izahabu zabo ntabwo zizabasha kubakiza ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka. gasubiremo ngo ifeza n'izahabu zabo, ifeza zabo n'izahabu zabo ngo ntabwo zizabasha kubakiza ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka. ifeza zabo ntabwo zizabasha kubakiza ku munsi w'iki w'Uwiteka. nyabuneka wa mugabo we, nyabuneka wa mugore we, nyabuneka wa mubyeyi we, nyabuneka Mukabutera, nyabuneka bana banjye, nimwisubireho mugarukire Uwiteka. Uwiteka amanuye uburakari bukomeye ku bantu yaremye, kandi rwose ngo n'uzaba ufite ifeza ntabwo bizamukiza, ntabwo bizamukiza uburakari bw'Uwiteka. Imana nidutabare. ahubwo igihugu cyose kizatsembwa n'umuriro utewe no gufuha kwe. ahubwo igihugu cyose kizatsembwa n'umuriro, kizatsembwa n'iki? ngo n'umuriro utewe no gufuha kwe. utewe no gufuha kwe. Imana yararakaye pe, Imana yararakaye. Imana yambwiye ngo Mukabutera bwira abantu banjye bamagirire. Imana yararakaye, irakajwe n'ibyaha abantu bakora. umugabo ararongora umugore w'inzobe ntaganyurwa, yarongora igikare ntanyurwa, yarongora igikuri ntanyurwa, yarongora umwana w'imyaka 6 nabwo ntanyurwa. Mbese bigeze kure, none bageze no mu rwego rwo kuryamana ku mugabo. Reka mbabwire, Imana yarakaye pe, yambwiye ngo Mukabutera bivuge niba ushaka kubaho, niba ushaka kubaho, niba ushaka kugira ngo mbane nawe, babwire ko amaraso yabo agiye guseseka nk'umukungugu. Imana nidutabare, ngo kandi n'imibiri yabo izatabwa nk'amayezi, kuko azatsembaho abatuye mu gihugu bose biteye ubwoba. ngo kuko azatsembaho abatuye mu gihugu bose biteye ubwoba. Umva uko Imana yambwiye Mukabutera ngo abwira abantu banjye ngo abantu bagiye gupfa, abantu bagiye gupfa bazize ibyaha bakoze, banze kwisubiraho pe, banze kwisubiraho. Natekereje kuri wa munsi igihe igihe Loti yacumbikiraga abamarayika bageze iwe, ngo nuko rero ngo bari baje kureba ibibera muri icyo gihugu, ngo Loti arabacumbikira, ngo amaze kubacumbikira ngo baza gukomanga ngo duha abo bagabo, ngo duha abo bantu, ngo turyamane nawe. Loti aravuga ati biragatsindwa, ntabwo nabaha abashyitsi, oya ntibikabeho, ndabaha umukobwa wanjye, ndabaha icyo mushaka. Ariko baranga, baravuga ngo muduha abo ngabo nibwo dushaka kuryamana nabo. Ngo barangije kubona ibibera iyo ngiyo muri icyo gihugu cy'i Sodomu na Gomora, ngo nuko babonye ibyo abamarayika babonye ibibera muri icyo gihugu, ngo baravuga ngo tugiye gutanga raporo y'ibintu tubonye. Imana yararakaye. Ndagira ngo mbabwire abantu batuye isi, Imana yaje kugenzura aho mutuye, Imana yaje kugenzura aho ukorera, Imana yaje kugenzura aho ucururiza, Imana yaje kugenzura uko ubana n'umugore wawe, Imana yaje kugenzura uko ubana n'umugabo wawe, Imana yaje kugenzura uko uyobora abandi, wa mupasitoro, wa muyobozi we. Imana yaje kugenzura ibintu bitandukanye. Irangije ibona ko ibyo yaje kureba, ibyo babavuze ko ari byo. Ntabwo twakwisubiraho ngo Imana itubabarire. Abantu bagiye gupfa bazize iki? Bazize ibyaha, niko Imana yambwiye. Banse kubireka, urabeshya bikemera, uriba bikemera, uresikoroka bikemera, ukoresha uko ushoboye ugakora ibyaha ukiyongeza, ukongera ukiyongeza. Ariko Imana irangije ivuze ngo noneho umunsi w'Uwiteka uraje. Ngiye gusenga Imana, ndababwira nibwira. Nasomye ijambo rirambwira ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe.
wakibaza ati se Mukabutera, hari uribaza ati se Mukabutera ibi yabikuye? Ni Imana yabimbwiye, yambwiye, niyo yabimbwiye, irambwira ngo nze mbabwire ngo amaraso agiye guseseka nk'umukungugu, ngo n'imibiri yabo iyorwe nk'amayezi. Nuko yorwa, ngiyorwe nk'amayezi. Ni iki wishingikirije? Itabwe imibiri yabo itabwe nk'amayezi. Imibiri yabo itabwe nk'amayezi. Ndarangije. Imana yambwiye ngo singira ikintu kiremereye nsobanura, Mwuka w'Imana basobanure. Nta kintu Imana igambiriye gukorera abantu yaremye ngo itamanjije kubibabwira, ibatumaho, izajya ibatumaho abakomeye, aboroheje, irebe ko wenda wakwisubiraho. Ariko umunsi w'Uwiteka uraje. Somaho kuri 18. 18 aravuga ngo ifeza zabo n'izahabu zabo, ngo ifeza zabo n'izahabu zabo, ifeza zabo n'izahabu zabo ntabwo bizabasha kubakiza ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka. Ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka ni ukuri. Ifeza zawe n'izahabu n'ibyo utunze ntabwo biragukiza uburakari bw'Uwiteka. Komeza. Ahubwo igihugu cyose kizatsembwa n'umuriro, igihugu kizatsembwa n'umuriro utewe no gufuha kwe, ngo bitewe no gufuha kwe, kuko azatsembaho abatuye mu gihugu bose biteye ubwoba. Azatsembaho abatuye mu gihugu bose biteye ubwoba pe. Azatsembaho. Imana yababaye, yambwiye Mukabutera ndababaye, mbwirira aba bantu naremye, nta kintu nakora ntababwiye. Ndarangije. Ubu ni ubuhanuzi buturutse ku Uwiteka bwihuse. Burasanga umuntu ukomeye, burasanga uworoheje, burasanga umuntu uwo ari we wese waremwe n'Imana. Ijambo rikambwira ngo mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe Imana nidutabare. Mwuka wera abasobanura, Mwuka wera abasure mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, Imana ishobora byose, Imana ifite ubutware n'ubushobozi ku bantu bayo yaremye. Ibyo wantegetse kuvuga niko mbivuze, ntacyo nongereyeho. Mwami Yesu, ndavuze ariko gukora n'ukwawe. Gendera imitima y'abantu batuye isi mu izina rya Yesu Kristo. Unyanyagize ijambo ryawe mu mitima y'abantu batuye isi mu izina rya Yesu. Abumva bakumvira bazarya ibyiza byo mu gihugu. Urakoze kuko Imana yumvishe gusenga. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo wabambwe. Amen.